umaze gutora agatege worohewe ushatse rwose wazataha kuko warangije gutora agatege ntituzakuzitire. Si amakuru ambwira yuko afite ashobora kuba azi neza afite n'amakuru menshi kwibura agiye guha hamwe nusanga ari ibyo mbabaza cyane kubera ko ari umushuti wanje hamana ntigire ambwira ikintu na kimwe. Tony Mariya na Lisa ntabwo ari ayuko mwangiriye neza gusa nayo urukundo. Rero iyo uzi yuko ushaka akazi hari uburyo witwaramo nawe sivyo kuko jewe sinzoza kwinginga umuntu ngo ndamusanganire uzi yuko ikintu gishaka ugerageza uburyo bwose ukaboneka sivyo niba nguhaye gahunda kuko mufite gahunda nyinshi niba nigomwe umwanya nkemera no kuguha isaha navuga ati kuri n'unshuti yafite navuga ati reka ngire ico nkora naho ndakumviriza nkuko abibonye n'ubundi sinari gushobora kukwemera ngo kubera ko yakunyeretse ngo ndakwakire hari uko nashaka ko tuganira numve papa sinawe ufise mu kazi numve na experience ufise ariko ntiwabonetse. Cece mu bisanzwe ntabwo ndi umuntu uca gahunda pe ariko nawe n'ibishuko bituma naza vendredi ari amaye gahunda akaba ari nayo mpamvu nje kubikubwira pe kuko muri office ntabwo nari mwisanzuyeho neza. Okay ndabyumva none ico kintu utashoboye kumbwira muri bureau ushaka kumbwira mu rugo n'iki mbere y'uko mu appointment yo kuza kureba vendredi nari nashakije n'ahandi hantu henshi hari indi company rero ikorera muri Kenya bari bamayemo akazi bari banyemereyemo niho rero nari nagiye ariko ngezeyo ibyo twumvikanye ntabwo ari byo yakoze nasanze afite iyindi target inyuma y'akazi. Ese neri ushaka kumbwira ko CV yawe batayemeye habaye ikibazo iki byo wagiye gukora wasanze atarakazi ibihuye n'ibyo wize byambayeho birababaje biteye agahinda. Niko se Jama komera ukuri umukire iyi nzi imeze gutya wayitekereje gute ahantu nuko zaca tarara urumva narabukinze habayemo ikibazo cy'umutekano kuri hoteli na bukinzeho ariko bitamo kwizira hano kandi nta kibazo. Okay niyerekere chambre yanjye ntibano hakunze birakureba numva kubera ibintu byinshi byabaye ntabwo byani ngombwa gufata chambre urabona ko iki gitanda ni kinini nta kibazo dushobora kurarana ngo ntabwo ndi chambre ari ngombwa turararana akabere mumvise wembura tukigeramo hano ya tugize mu gihe cyo kuryama umva Jamandana nawe senda umugore wawe nireka icyumba mfatiye nigire kwiryamira. umva neri ushobora kuba wagize ngo ibintu biracyari nka bya bindi ubu bintu byahindutse ntabwo ngenda uko ibintu bimeze rero uhitamo kubura akazi cyangwa se uhitemo turarane urumva ibintu mvuga nibyo birumvikana. umva Jama niyo waba waranyishyuriye minerval ntabwo mbwira kuryama hano ngo turarane hejuru y'akazi narishyuye mfite diplome yanjye n'unyuma akazi nzajya kudepoza ahandi. Nibuke ko hano ari muri Kenya ndabigenza ute mva ngo kurira inzira ku murimo aho kurana nawe hano nasubira mu Rwanda n'amaguru. Ariko umukobwa mukuru nkawe ni gute wifata nk'abana bigeza fana imiteta aho ngaho ngo mvane imiteta nawe ivana ubuhehesa ni gute umugabo ufite umugore wifuza kuryamana nanjye wamuhemuwe umubyeyi gito. aha ni hahandi tu kugira ngo mbwire ko ugomba kumpa ku neza cyangwa ku nabi jewe Jamal ubu byarangiye ntawe nkinishaga ugomba kumenya ko itike yanjye nakwishuriye kuri Kigali tunere tari gupfa ubusa buri joro mpaka gahunda. Jama ngaho basi tuzi twumvikana none se turarana uraniki nubwo se ya nakurangiye akazi ugiye kuba umuhirwe ubu tuvugana guhereza uzabona umukire wamugana kwa mu kazi nkako ngako ni mubari pfuye nta kibazo rwose dushaka ndabigukorera. ya rwose byiza ya turisha n'umutima nta kibazo ndishimye kabisa.
Tumva ko utangiye kuba umukobwa mwiza. noneho reka mbe ngufashije iyi nzoga ujye muri dushe dore niwafashe isuku imbere ndaza ngukurikiye. Okay, good. Bite isi kwicaye hano? Sabro ni sawa ariko ntabwo ari sawa cyane. Hari umuntu ndimo ndatekerezaho. Ye? Ngaho mbwira rero. Ibyo no kuryama byakunaniye ngo wakunze. Sha ntabwo ari ugukunda. Uzi kuva Gugu yava aha. Sha yarampangayikishije cyane pe ntabwo ndatuza kuva yagenda. Ahubwo sinkubaze. Aguhangayikisha ate ko ntacyo tutamukorera? N'ubutoni mba nkubwire. Ntibikwiye kuguhangayikisha kuko byari ngombwa ko agenda. Sibyo? Oya Sabro nawe wivuga gutyo. Ubwo se uzi ngo basi agenda asize na nimero yiwe. Ariko ibazisha yagiye nta na nimero yiwe. Gusa icyo nabonye cyuriya musore ni umunyagikundiro. Ariko uranzikije koko. Ubu noneho uramukumbuye tumushaka agaruka. Bro ibyaho kureka tubireke. Ahubwo ngiye kubwira mama amurusha njye gusura anko wenda nimara gatatu nzahita ngaruka. Akurasetsa mama urabona yaguha uruhushya? Genda ndaza no kumubwira neza ko atagomba kuruguha maze ndebe azarume cyangwa azabireke. Njye ndumva ushaka kugenda pe. Okay, that's fine. Mubwire uzi ko nimugora nagiye mu mujyi nkabona na shiri wawe. Uzi ko atigeze anansuhuza mbega umukobwa wiyemera. Gusa byambabaje pe. Ibyanjye nafi yabyihorera. Ariko Jamal ugize ngo we nizamfiriye ubusa. Ugize ngo kunyemerera akazi byatuma nza nkaryamana nawe hano. Ntabwo nagurisha ubuzima bwanjye hejuru y'akazi. Sha imico mwe natandukanye nayo. Ubuzima bwanjye buhenze kurusha byose. Reka nze nkwereke. Cece biragoye kubisubiramo. Neri birababaje pe sinkubesha. Barakubitiye sinakubesha. Ariko wavyitwayemo kigabo. Ikintu ukwiye kumenya abagabo nk'aba baruzuye ni na benshi. Bagushukisha ibyo udafise kuko bazi ko arico nawe uri kurashaka. Yabara amafaranga, yabara akazi kugira ngo mujyamane. Gusa ikimbabaje gusumba ibindi kwiyumvisha ko umuntu ashaka gukura mu gihugu akagutwara mu kindi atakindi kintu agiye kukumaza ari kuryamana gusa. Yatari Cece biteye agahinda. Ukuntu ntagize gushishoza. Ubu nicyo kintu nicuza. Kuko guhura n'umuntu birenze rimwe agakomeza akagushuka utarabitahura ni ikibazo. Neri, I'm proud of you. Niba ibyo umbwiye ari ukuri kuko witwaye neza cyane pe. Ubyumve n'abantu bakibokora nk'uko wakoze. Cyane cyane baravye ubizi yuko umuntu iyo atacafise cyo musaba cyose yogikora. Juste kugira no agire ku ntego ariko witwaye nk'umuntu umenya valeur yawe. So Monday waza ugatangura akazi. Wow, akazi.
Bite cece amakuru se? I'm good, Rick. How are you? I'm good. Ko wagiye n'amaguru se imodoka washyize he? Sha imodoka yanje ejo bayitwaye muri control technique. Oh, okay. Ugiye se cece ngoma kugeza? Sha nyine nubwo ntashaka kukugora ariko nayimvuye ku kazi narishatse nyine kuba ndagenda n'amaguru niba atacoye gutwaye. Ko nta kibazo wakwijamo tukagenda. Kugeza tunaganira ko ntitunaherukanye. Mukobwa mwiza nkawe kubona ugenda n'amaguru ntago bisa neza kabisa. Shari kurakoze cyane kwese narambiwe kugenda n'amaguru kise nari no kunyagirwa no kwikirere kitameze neza. Urakoze cyane. Nibyo kirere kimeze nabi byose nshaka kubiza. Ahubwo se cece amakuru ya James. Ubukwe buriya ntago ubukwe ndakeka ariko buri hafi buriya. Sha James ameze neza arakomeye turanaherukanye ariko serekeranye n'ubukwe sinibaza ko biri hafi kuko Hamas yacu isa n'iyahagaze. Sure. Manange gusa nabyo nabigenze. Yewe muko uri gushaka iki kurukuza urukurunguruka? N'umuntu bandangiye ngo ashobora kuba ari hano. Umuntu utagira izina kare nkamwe mutwiwe mukaduteza aba boss. Oya ntago ndi umujura. N'umuntu wabaga mu rugo witwa Gugu. Twaramubuze nanje kureba ko yaba ari hano. Ni Gugu ushaka? Ngo ngwino mukwereka. Umva Gugu hano ari umuntu ugushaka. Tony, ahantu hamenye ute? Tony, uragenzwa n'iki? Naje kukureba gusa ntabwo ari umumbuye. Tony, nari ngukumbuye. Ariko mu by'ukuri ntabwo akaza kundeba hano hantu. Ntabwo numva ukuntu ufata icyemezo cyo kuza kundeba muri iri shyamba. Ahantu habi gutya, kure yo mu rugo, ahantu ushobora kugira ingaruka zirenze imwe. Ikibazo cyose nakihanganira. Icya mbere ni uko mubonye. Tony, ndabyumva urambonye. Kandi nanjye n'ibyishimo kuri ngiye kukubona. Ariko mbwira, ahantu habwiwe n'iki? Ubwo wa munsi ugenda naje mukurikiye, umumotari niwe natsanga yagiye. Sakubaza abantu bari barabanye bamaye amakuru ya mumotari, namubajije ambwira ko yakuzanye muri ibi bice. Ubwo naje mbaririza ngeze ari aharuguru, nibwo abantu bandangiye ngo bahano hatuye ingurube. Ubwo nibwo nasingira ahangaha. Tony, ntahandi. Nonese ko kwavuye mu rugo wambaye ishati, nasohoka mukurikiye nkabona kuri moto wambaye umupira wawinduye kubera iki? Nisi mpinduranye imyenda. Kuko nta muntu n'umwe nifuza ko amenya ahantu ngiye. Ikindi, buriya mujyane mw'abanzi banjye bifuza kunyambura ubugingo kandi badashaka ko mbona ndi hariya mu mujyi. None se ko kubera iki wahisemo kuza kuba ahantu hateye ubwoba gutya?
muri iri shyamba ntabwo uri gutera ubwoba. Ibibazo mfite ntabwo binyemerera kuguma mu mujyi cyangwa kujya mu rugo aho mvuka. Buriya mu mutwe mfite ibibazo byinshi birenze ibyo umuntu arwaye trauma. Ariko se ubundi ahangaha wahamenye ute? Wakora iki ninde muhaziranye? Niyo mwana ubonye hanze ubu wacu niwe ukora hano yahiriza ingurube niwe naje nkurikiye. Okay, ni byiza none gusa icyo nakubwira ngo ibintu ni bibiri, urasa tujyane cyangwa se nanjye sinahe. Tony, ugiye kubana n'abashumba hano? Cyane rwose. Aho wicaye niho turara. Nanjye ndaharara. Hari ikibazo dupfa kuba turi kumwe. Ntabwo ushobora kuguma hano kandi ntabwo dushobora kujyana kuko ndacyari gutekereza icyo gukora. Tony, ndishimye ko waje kundeba, reka nkwerekeze utahe. Gutaha tutajyana ibyo ngibyo byo ntabwo birimo, ngomba kugumana nawe. Urabona ko niyemeje. tuvuye muri ibi turimo aretse tukabana. Kubana gute uriya? Nyine tukabana usubona hari icyo utumva ukambera umugore ukabera umugabo. Iwe Olivier, kubana nawe ni byiza pe, ariko ni icyemezo ntafata gataraza. Ntabwo ari icyemezo nafata njyenyine, uretse no kuba gataraza, ariko wibuke ko nkiri n'umunyeshuri. Akoze sheri, uragira ngo kwiga bijya birangira? Gusa ntibana kwiga tunabana. Mubona ko ntubona ko maze no kukuryoshya. Usiko kuva wanansikisha abantu muri quartier birirwa bandeba bantangarira. Basi umura sheri, n'ibitari bipe nzabigukorera. Nibyo sheri. Yego. Ngutezeho byinshi n'ukuri. Ahubwo se sheri, ndakumva ko tugeze mu gihe cy'ihinga, wazampaye umubyizi munsi y'urugo twahinga. Guhinga? Oya, ahubwo se kugira ngo azuguhingira ndumva reka nzaguha amafaranga, ushaka abahinzi bahinge nabwo bizagira vuba. Urakoze. Ntabwo buriya ni nkangaho ukeneye. Nzayamenya nababonye. Umuhinzi azarenza. Ko wagiye ugahera waraheze pe, waragiye mu birayi. James, kandi basukira kaje iki nabise ibintu by'ikibazo. James, nawe urisukira se? Nawe reka nguhekeye, sibyo? James, mwenda guhagace ntabwo waturutse kure. Ubundi yarananiye abanyaza Boston. Muryoherwe cece kudasoma riracyuzuye hanyuma utari ufite. Ndi kubona nta kibazo murakoze. Welcome. Mama, umunsi nari nateguye ka surprise keza. Nakuzaniye akamarika kanjye hano mu karere. James, ndishimye cyane. Mbanza hashize nk'amezi 5 udaheruka inaha. Cyane izere ko atari kutwanga. Sindabamwe na gatoya, ahubwo nagize imirimo myinshi itandukanye sinaboneka. Nzi ko wagiye Bujumbura. Ni Bujumbura sinagiyeyo, cyakora ndahakumbuye cyane. Nizere ko James we mwabonanaga ariko. Mama, uyu munsi rero ibibazo byinshi wari umbaza, umunsi birasubizwa. Uraza kubona igisubizo cya buri kibazo kimwe kuri kimwe wari umbaza. Bimwe muri byo birasubizwa na Cece. James, uranejeje, ndabona ku maso yanyu hari utuntu vuba ahangaha mushaka kuzambwira ijambo ryiza. Hanyuma mama, nyuma y'uko Cece asuye Jenny, namwe akaba basuye, nanjye ndakeka mu minsi mike tuzajyana ndi gusura ababyeyi b'i Burundi. Yo James, ni byiza cyane, ni byiza pe, iyo ntambwe ni nziza. Ndishimye pe, ubu tugiye gutegura imvutano tuvute. Shafu yarakoze n'ukuri kumvuganira kwa Cece. Uzi ukuntu bina nari nzi ko ari buze kwanga kumpa akazi
kubera nari nishe appointment ye mukuru warakoze byatari mba mbese ariko nari ubu urimo uranshimira cyangwa urimo urandyarya gusa kugira ngo nyiyoberekanye niko ndagira ngo mbwire nibwo utajya ukabwira cece ngo ngewe nishe gugu nako ngo ndi inyuma y'ibura ryiwe ngo njye nabwiye cece ko nishe gugu noneho uranabizi ko yapfuye atari ukubura gusa oya nyine nanjye ntabyo nzi utazi nyine icyo nzi nuko yabuze tu nta kindi nzi ahubwo se banza umbwire ngiye ko nagutumye kuri Gabi ngushakira amakuru nagutumye kuri cece kumubwira ibintu byose afi ishyamba si rye wa mugani wa Gabi gusa uramutse uri inyuma y'ibura rya gugu wabura umwana mubi cece kaho ngaho se wanshinze uvuze ngo nshinze gusa njye nkushoshinze uri nshinze gusa se kuri nijoro zibase ubundi ubwo ufite n'ubwiki nese nkaho ugiye kuvuga ibyo bigambo byose ugiye gushaka akazi wowe bidatinze uzamwe mu gisubizo cyo kintu kimwe gahita azafata aya akazi bakaroroshye uri nshinze gusa se kuri nijoro rwo zibase ubundi ubwo ufite n'ubwiki kuri iki uguze gafatwa ku ngufu gusa